Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, mbashimiye uyu mwanya mumpaye kugira ngo bagezeho ubuhamya bwanjye n'inzira yo kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi. Nitwa Mutangwa Freddy. Muri Jenoside nari mfite imyaka 18. Banyiciye ababyeyi, banyicira abashiki banjye bane, babiciye mu cyahoze ari komine Mabanza, ubu ni mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Mushubati. Munyemerere ntangire ubuhamya bwanjye ku mateka y'ababyeyi banjye. Muri 1973 ubutegetsi bwari buriho bwishe Abatutsi. Abanyeshuri ndetse n'abakozi b'Abatutsi barameneshejwe mu kazi kabo. Data nawe wakoraga muri Caritas hano i Kigali nawe yarameneshejwe. Gusa yagize amahirwe ahungira mu gihugu cy'u Burundi. Mama wari umufiance we yiyemeje kumusangayo. Mu nzira igoranye yanyuze muri Gisenyi, yambuka Igoma, amanuka Uvira, musanga i Burundi, amugeraho mu gihe cy'imyaka 2. Barashyingiwe babifashijwemo n'ababyeyi bari mu mpunzi. Njye mvuka muri 1976. Gusa data na mama ntabwo bagize amahirwe yo kubana igihe kirekire, kuko mu gihe gito mvutse data yakoze accident iranamuhitana. Yasize mama twite umwana w'umukobwa ari we mushiki wanjye, tukaba kubw'amahirwe twararokokanye Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ubuhunzi bwaramugoye, ndavuga mama yiyemeza kugaruka mu Rwanda akaruhira iwabo. Yagarutse yerekeza ahahoze ari muri komine Bwakira, niho hari iwabo, ubu ni mu karere ka Karongi. Aguma iwabo, ariko naje kumenya ko uko icyo gihe nari nkiri muto, naje kumenya ko yakomezaga gutotezwa n'inzego z'iperereza zimubaza iby'inyenzi yasize Burundi. Byarakomeje kugeza yongeye gushaka, ashaka mu karere ka Rutsiro, ubu ni muri Mushubati. Yashatse umugabo nawe wari umaze gupfusha umugore, nawe afite abana 3. Turabana, nakuriye aho Mushubati, mpiga n'amashuri abanza. Mu gihe nari mu mashuri nibwo namenye ibyerekeye amoko. Aho mwarimu wacu nigaga mu mwaka wa 2 yahagurikije abana b'Abatutsi. Icyo gikorwa bagikoraga buri gihembwe, hari ifishi ya leta buzuzaga bagashyiraho ubwoko bwa buri mwaka, bwa buri mwana. Nibwo rero yaduhagurutsaga, ngenda jijinganye, aturuka imbere, araza amagurutsa andi kinyuguti kwitama, arambwira ngo wowe mama wawe n'umwarimu kazi hano ukaba utazi kuri inyenzi. Narahagurutse, nyuma tuza gutaha, mbitekereza mama. Nanamubaza impamvu twabaye Abatutsi, ariko sinibuka igisubizo yampaye. Gusa ababyeyi muri hano sinzi ko mwakibona namwe. Urungano rwanjye, urubyiruko muri icyo gihe twigishije urwango, twigishwa ubugome, twigishwa ubugizi bwa nabi. Ikibabaje gikomeye nuko bwigishijwe no mu mashuri. Bwigishwa mu mashuri ku nzego zitandukanye ndetse no mu buryo butandukanye. Abize muri icyo gihe cyanjye, muri buka imyandiko textbooks twigaga zari zuzuye urwango, nubwo hari harimo imigani itandukanye irimo
inyamaswa n'ibindi, ariko hari harimo ubugome bukabije, hari harimo n'ubugizi bwa nabi. Abize mu myaka ya 7 n'iya 8 turibuka isomo twigaga ry'imyuga. Iryo somo batwigishije gucura imyuko, gucura amahiri, gucura imihini, ndetse no kubaza amahiri, gucura n'ibyuma. Ibyo byarakomeje kugeza ubwo mu gihe cy'imyaka ya za 91 na 93, mu gihe cy'amashyaka menshi, abanyeshuri n'abarimu birwa birukanka muri za meeting, aho gufokasinga ku masomo yabo bakirwa birukanka. Ari nabwo muri icyo gihe abajene benshi bashowe mu kuba abarwanashyaka, bajya mu ntera hamwe mu mpuzamugambi za sederi, ari nabo bakoreshejwe cyane cyane mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, mu kwica ndetse no gusahura ibyari biriho icyo gihe. Ku itariki ya 7 Mata muri 1994, iwacu twabyukiye ku matangazo ya leta yari yatanze batubwira ngo abantu bose bagume mu ngo zabo. Harimo n'indirimbo twumva ko Habyarimana indege yarashwe yapfuye. Twabyutse tutazi icyo dukora, gusa twakoze inama ntoya mu rugo. Ababyeyi banjye bansaba ko nerekeza i Mushubati hari kuri paruwase. Ndambuka aho ngaho i Mushubati hari hatuye abarimu benshi b'abatutsi. Ababyeyi banjye bansaba kujya kubaza niba bo bafite icyo bakora. Naragiye mpura nabo, nsanga abantu bose bamanjiriwe, nsanga batazi icyo bakora, ariko nsanga harimo abatangiye gufunga ibintu kugira ngo bajye kuri komine Mabanza, kuko bari batangiye kubwirwa ko ariho bashobora kurindirwa. Naragarutse ngeze iwacu nsanga huzuye interamwe nyinshi, huzuye interamwe zitaga imihembezo. Izo nterahamwe zari zaje iwacu zije gusaba amafaranga n'icyo kurya, ariko zari zihageze zimaze kwica umututsi wapfuye mu gace k'iwacu bwa mbere witwaga Rwandekwe. Ninjira mu rugo iwacu, mama mbonye arambwira ati bimeze gute? Ndabubwira nti bagiye kujya kuri komine Mabanza. Arambwira ati mwana wanjye, ntabwo turibona ko tugenda kuko twagoswe. Nuko arambwira ngo mwana wanjye ugomba kujya kwihisha. Arambwira ati ubanze ujye kwihisha ku mukecuru witwa Kankindi twari duturanye. Ndagenda, nyuma y'igihe gitoya Kankindi anjyana ku nshuti yanjye yitwaga Pierre, twiganaga mu mwaka twiganye muri primaire. Narahagumye. Nizo nterahamwe zakomeje gutera mu gihe cy'iminsi 6. Buri mugoroba mama yazaga kundeba, akampumuriza, akambwira ko bakiriho. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4, mama yaje kundeba nimugoroba, ariko aza yahindutse, nkabona mu maso handitse pe. Araza turicarana, anzanira amatunda yari yeze ku rugo rw'iwacu. Arambwira ati mwana wanjye, reka twicarane dusangire. Ndatangira, ariko mu kanya andeba mu maso, arambwira ati mwana wanjye nurokoka uzaba umugabo. Nta kindi yambwiye. Hashize akanya yarahagurutse aragenda, ati ngiye kureba abandi. Nukuri yarazi icyo avuga, kuko ibitero byari byariyongeye iwacu, kuko ku itariki ya 14 mu gitondo
z'ukwezi kwa kane uwari burumestre wa Mabanza witwaga Bagirishema Inyasi cyaje kumbabaza nuko urukiko rwa Arusha rwamugize umwere ubu ngubu yibereye mu Bufaransa. Yaje iwacu aravuga ati abwira interahamwe zari ziraho n'izindi zakomeza gutera, arabwira ati mukureho umwanda. Nko mu gihe cya saa 5 nibwo interahamwe zikoranije, izo zitwa imihembezo zaturutse ahitwa Mukunini n'ahitwa Gafumba, ubwo naho mu karere k'iwacu, zose zikoranira iwacu. Abiwacu rero bari barimo bakwira imishwaro, buri muntu ashaka kwirwanaho ngo ajye gushaka aho yisha. Bakomeje rero barabahiga, baza kubakusanya, nanjye baramvumburaho narindi, duhurira mu Gahinga. Hanyuma naje kugira amahirwe, sinzi umuntu mu baturage yatereye ijwi hejuru aravuga ngo Dorothea yari mama yashatse hano, ashaka abana babiri kandi bari baturutse i Burundi. Abo bana bashobora kuba ari abarundi. Ubwo abari bariho baduhiga batushaka kudukusanya ngo batwice, bahita bafata ababyeyi, bafata n'abana. Ubwo baba birukankanye. Naje kumva ko kubera ubwoba ababyeyi banjye bagerageje kugura amasasu, babatanga 5,000. Barayafata baravuga ngo amasasu arahenda, babicishije amahiri, babicisha n'imihoro, babajugunya mu miringoti yarera aho hafi. Bashiki banjye bo babataye mu cyobo kinini cy'umugabo wari umupasiteri witwa Gasenge, nawe bamwishe muri jenoside. Babatarimo ari bazima ariko babanje kubakomeretsa, hanyuma noneho bakabarundaho babajugunyaho amabuye kugeza igihe bapfuye. Nge rero na mushiki wanjye muri iryo joro twafashe icyemezo cyo guhunga aho ngaho, twerekeza ahitwa ku Rutare rwa Ndaba. Wenda abajya muri biriya bice murahazi. Aho twerekeje hari mama wacu wakurikiraga mama, akaba yarashatse umugabo utarahigwaga. Twarahageze, atubonye aratwakira, arabwira ati mwinjire mu nzu, ariko dusanga nawe afite umutwaro ukomeye wo kurinda umugore we, ariko yaratugumanye. Ibitero byakomeje kumutera, avuga ngo noneho ari inyenzi zajiwe. Ndibuka nk'ibitero 2 byarazaga, akabiha amafaranga bagasubirayo. Aho bigeze harananirwa, aratubwira ati mugerageze mwigendere. Ariko yaduhaye indangamuntu ye. Kera mu ndangamuntu bandikagamo abana, yari afitemo abana 2, uwitwaga Ruberi n'uwitwaga Ukwibishaka. Aratubwira ngo bana banjye mugende kuri bariyeri, nibabaza muzabwire ko iyo ndangamuntu ari yaso, harimo ubwoko bw'abahutu. Noneho ubwo icyo gihe nibwo nahinduye izina, nitwa Ruberi na mushiki wanjye yitwa Ukwibishaka. Hari aho byadukundiraga kuri bariyeri bakatwemera tugatambuka, ariko rero n'ahandi byatuguraga bavuga ko ari amayeri y'inkotanyi. Twarakomeje, inzira yatubereye ndende kuva i Mushubati. Inzira twayirangirije ikaduha ahahoze ari muri Gikongoro. Twarabaye tubana mu mpunzi, tubana n'impunzi zari ziturutse i Kigali, tubana n'impunzi zari ziturutse i Gitarama, ndetse n'abanyeshuri bigaga ku ishuri rya Yave ryari hariya ikaduha. Abo banyeshuri abenshi bakoze jenoside yahabereye, kuko twebwe twasanze barayirangije nko mu Kiliziya n'ahandi, kuko abanyeshuri baturutse Ibyumba bari bafite ubugome budasanzwe, ariko twarabanye. Twagumye aho ngaho kuko hari no muri zone turquoise. Muri zone turquoise rero aho inkotanyi
zahagaritse jenoside hirya no hino mu duce muri zone turikwazi bakomeze barica. Induru zakomeza kuvuga, bavumburaga abantu buri munsi, abari babahishe batangira no kwica abahutu bari bahishe abatutsi icyo gihe. Byarakomeje kugeza aho muri nageze nko muri bigeze nko mu kwa karindwi hagati, ntabwo twari tuzi ko inkotanyi zahagaritse jenoside, twari twihebye. Hanyuma nahavuye hari umwana w'iwacu w'imushubati wigaga aho ngaho, ngo yaraje gutwara ibintu bye, turakubitanye, ahamagara izina ryanjye nyaryo rya Freddy. Mbona impunzi zose zitangiye kundeba, ariko kubera ko bari bazi ko nitwa Ruberi, mbona bitangiye kunkomerana. Nibwo ku mugoroba nafashe icyemezo, kuko twari tuzi ko inyuma wambutse uruzi rwa Mbirurume hari inkotanyi. Nafashe umwanya mw'iryo joro ndagenda, bwagiye gucya nambutse uruzi, nambuka uruzi izuba ritangiye kuza, mbona abantu hakurya, ngenda mbasanga, kumbe bari inkotanyi. Bagezeho mpumagira, nasanze ari abana b'abasore babiri, abahungu b'abasore, barambwira ngo urava ukajya he? Ndababwira nimvuye mu mpunzi, batekerereza uko byagenze nuko nahageze. Ijambo rya mbere rimpumuriza naryumvise uwo munsi, barambwiye ngo ubu ntugipfuye. Ati sugiye he? Ndumva ngiye i Kigali. Ese hari umuntu hazi? Nti ntawe. Noneho barambwira ati mu kanya hari imodoka ya Croix Rouge iri bunyure hano, turayigutegera. Noneho imodoka ya Croix Rouge nko mu masaha 2 ibirahanyuze, imodoka impa lift bangeza muri gare. Umushoferi arambwira ati muri gare ni hano. Nari narahageze rimwe kera, noneho ntangira gutekereza aho ndi bwerekeze. Nza kwibuka ko hari data wacu wari utuye Gikondo Sejemu. Noneho ndavuga reka ngeyo, kuko nari narabasuye muri 92 njyayo. Mpageze nsanga baramwishe ari amatongo. Ko bwari bwije ndara mwayo matongo. Aho rero niho numvise ntekereza ijambo umusirikare w'inkotanyi ambwiye, ntekereza aho ndaye mu matongo. Aho niho natangiye gutekereza ku buzima, ikindi gihe numva ntaratekerezaga. Ntekereza numva mfite agahinda kenshi, ngatekereza ab'iwacu, ariko none cyamvunaga kurushaho ni mushiki wanjye nari nsize mu mpunzi. Ntiyanamenye nuko nagiye. Igitangaje kandi n'ayo mateka ntiturayaganira. Sindamenya icyo we yatekerezaga, nta nubwo yamenye uko byangendekeye ngeze i Kigali. Hanyuma bukeye nza kuza ngaruka muri gare, ndongera ndambuka mva Sejemu nza hano muri gare hano i Kigali. Ngira amahirwe akomeye, mpura n'umuntu wari umushumba w'ahantu hafi y'iwacu, yari yaraje i Kigali. Arambwira, arampobera, turahoberana, ntiwararokotse? Nti nararokotse. Arambwira ati hari abahungu b'imushubati, ngwino nkwereka ahantu nabo barokotse, ngwino nkwereka aho bari. Ndagenda ndarayo, turahoberana, turishima. Noneho ningiye wabwiye amateka y'iwabo, kuko ngewe jenoside yabaye ariho ndi, kuko bari baraje i Kigali batazi uko bagenze. Ese runaka yarapfuye, ese runaka yarapfuye, ngenda mbabwira, mbatekerereza, kuko nari nzi ko uko byagenze. Hanyuma rero naje kugira amahirwe, mpura na data wacu wari warahungiye Burundi, ahungutse arancumbikira, ubuzima butangira gutyo. Ariko yaraturanye n'umusirikare witwaga Mutabazi, yari umukapiteni niko yambwiye. Ndagera mutekerereza
ko nasize mushiki wanjye mu mpunzi. Arambwira ati nyina akora nk'inkotanyi, ati mu mpunzi taho hano ni nko kuva hehe nahagana he. Ndamutekerereza, buke mu gitondo aramfata anjyana aho ngaho, ni nawe wamfashije kugira ngo mushiki wanjye ashobore kuva mu mpunzi hariya, nawe muzana i Kigali. Kuri yo byari igitangaza kongera kumbona. Hanyuma rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mbashimire. Inkotanyi zatubwiye kubaho, tubaho. Inkotanyi zaduhaye icyizere cyo kubaho kandi turiho. Muri icyo gihe mushiki wanjye akimara kuboneka nibwo natekereje gusubira mu ishuri, kuko nacyo nshimira leta y'ubumwe yagiyeho icyo gihe, yuko yagerageje gushyira ibintu mu buryo. Amashuri aratangira, nongera kumva yuko ishuri ry'iwacu aho narigaga Kirinda hongeye gutangira, nsubirayo. Nagezeyo nsanga hari abana b'imfubyi benshi bihebye batazi, mbese hari agahinda gakomeye, ariko hari n'ubukene bwinshi. Leta rero yatubereye umubyeyi. Leta yatubereye umubyeyi, iradushyigikira, ijya mu cyuho cy'ababyeyi bacu, ishyiraho farije, baduha icyangombwa cyose twari dukeneye kugira ngo dushobore gukomeza amashuri yacu. Ndagira ngo mbashimire umusingi leta yacu yaduhaye wo kubaho. Ni igihango gikomeye tudashobora gutatira, ni igihango gikomeye tugomba kwigisha kandi twigishana n'ubu n'abana bacu. No kuri icyo gihe mu bwihebe nk'ubwo ngubwo nta nubwo twambaraga ngo tuberwe, ariko turambara tukaberwa. Ikindi, twabaye abagabo. Rya jambo rya mama nzi neza yuko ababyeyi benshi baribwiye abarokotse benshi, twabaye abagabo. Wahumvugira aha, mfite ndi umugabo, narashatse, mfite abana 5.